Barwaye ibimonyo biza iyo nsinziriye gatoya bihita biza, ariko iyo nicaye ndeba ntago biza. Nk'uko mubona twagerageje kumuha umwanya ngo aryame aruhuke turebe bya bintu, kuko bya bintu ni ukuri nk'uko mubibona aho yari aryamye, bya bintu niho tubibonye. Ni umuhungu wandihiriye amashuri, andihira mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu kujya universite. Arangije kubera ko yari yarambwiye ko tuzabana, hari akantu naje kumubonaho yuko yabyaye hanze, nza kumucikaho. Ubwo yaje kuza kubona yuko ababaye, aza kuza kundogesha. Nk'umukobwa wanjye nanjye numvaga ari ku ishuri, numvaga ko nanjye ngiye kwiteza imbere, ariko siko byangendekeye. Umwana ndi kubona ari ibibazo. Gasaro TV. Ndabasuhuje kandi abashimiye ko mukunda ibiganiro bya Gasaro TV. Muri abantu b'ingenzi cyane. Uyu munsi twakiriye amakuru adasanzwe y'umukobwa ufite uburwayi budasanzwe. Uyu mukobwa afite ikibazo gikomeye cyane ku buryo nawe ubwe kugisobanura bimugora. Akimaranye amezi arenga 7, buri gihe ukaryamye aho agiye kuryama ajya kubona akabona ahindutse ibikoko gusa, bityo bikamubuza kuryama, ntaba agisinziriye, kandi n'indwara amaranye igihe kirekire. Twafashe urugendo rutari ruto, kubw'amahirwe tugera aho atuye iwabo kwa papa we. Dusanga umukobwa nyine nta mbaraga afite, arananiwe. Tuganira n'umusaza dutekereza ikibazo cyo kuntu kimeze, tubasaba ko twaganira. Nubwo yarananiwe ariko nyine yemeye ko tuganira, akadusobanurira ikibazo afite, uko cyatangiye ndetse n'impamvu yabiteye. Mu magambo yagize ati: Murakoze, nitwa Mukanyandwi. Indwara ndwaye ibimonyo biza iyo nsinziriye gatoya bihita biza, ariko iyo nicaye ndeba ntago biza. Make bishatse kuvuga ko iyo uryamye ubasha kuryamaho uhita ubona ibyo bintu bije. Ibyo bintu biterwa n'iki? Byaje ryari? Nyine ukeka ko ari ibiki wowe ibyo ubona uryamye, undi muntu usabasha kubibona? Murakoze. Ni umuhungu wandihiriye amashuri, andihira mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu kujya universite. Arangije kubera ko yari yarambwiye ko tuzabana, hari akantu naje kumubonaho yuko yabyaye hanze, nza kumucikaho. Ubwo yaje kuza kubona yuko ababaye, aza kuza kundogesha. Aza kundogesha nyine ibimonyo biza kuza nyine ku mubiri, byaza nkabona iyo ndyamye, iyo nicaye nkahumiriza gutya bihita biza. Ibyo bintu ukaba bimara igihe kingana gite? Bimaranye amezi 7. Amezi 7. Nese wagerageje kwivuza ku buryo warebye uko ibyo bintu byakira ayo marozi? Naragerageje, ntanga amafaranga menshi. Papa wanjye arangije ubushobozi burashira, nza kuza guhura n'umusore, aza kuza kumbwira, ayumvishije inkuru yanjye, aza kuza kumbwira ahantu nyine umuganga avura. Arambwira, aramundangira. Amaze kumundangira nza kubwira papa nawe tubivuganaho, ambwira ko nta bushobozi afite. None se muze twongeye tugaruke kuri papa wawe. Mwamazina yanyu? Mubyeyi witwa Alphonse. Turabashimiye. None se uyu mukobwa wawe ujye kubona iyo ndwara cyangwa ukabona byarahindutse, wabyifashemo ute kugeza ubu ngubu? Ubibona ute? Situation imeze ite? Nk'umukobwa wanjye nanjye numvaga ari ku ishuri, numvaga ko nanjye ngiye kwiteza imbere, ariko siko byangendekeye. Umwana ndi kubona ari ibibazo. Wagerageje kumuvuza nk'uko yabitubwiye? Gerageje kumuvuza, ubu nari nagiye mu gasoko, ubu duhuriye hano, nari nagiye gushaka udufaranga.
umuvuzi yambwiye, uwo mukobwa bimbwira ko hari aho bahuriye, ambwira ko ari umuvuzi. Nanjye numva ko bishoboka, ntabwo nshobora gutererana umwana, ubu ndacyabyirukamo. Ubu nakeneshejwe n'iki n'uyu mwana. Uyu mwana ni ukuvuga ngo nta kundi kuntu nabigenza, ariko ni uko namuvuza. None nari mbonye udufaranga nk'ibihumbi bigera kuri 60. Babaciye amafaranga ngahe? Baduciye nk'amafaranga agera nko ku 200. None ndabikora nte ko nari mfite ibihumbi 60 ariyo nari nshatse mu duhene nari mfite, ubu mvuye mu gasoko. None se ikindi kintu nibaza ku bijyanye n'iyo ndwara yawe, aho uryamiye uraryama ku buryo na papa we iyo ibyo bintu abibona? Biragaragara, si ibintu wiyumva ubona wenyine? Biragaragara. Ubu se tubigerageje ibyo bintu twabibona? Reka tubigerageze turebe, uryameho turebe uko ubigenza kugira ngo ibyo bintu bigutere. Yakomeje agira ati ibi bintu biza ari uko ndyamye gusa, naho ubundi ndi mu turimo dutandukanye cyangwa se nganira n'abantu ntago bishobora kuza. Ariko iyo ndyamye nkafatanya amaso, kabone nubwo haba hari abantu bankikije, njya kumva nkumva aho ndyamye munsi, nkumva mbiryamye hejuru. Nyine nanjye ntago nzi ukuntu bigenda. Urebye umuntu wanyoherereje ibi bintu, intego yari afite niyo kumbuza gusinzira ubuzima bwanjye bwose. Nk'uko mubona twagerageje kumuha umwanya ngo aryame aruhuke turebe bya bintu, kuko bya bintu ni ukuri. Nk'uko mubibona aho yari aryamye, bya bintu niho tubibonye. Ukibibona ushobora kuba wese wikanga cyane nk'uko natwe byatubayeho tukibibona. Uyu mukobwa inkuru irababaje cyane, nyine nk'uko mubyiboneye, iyo aryamye gato yagize ngo arasinziriye, aho aryamye hahita hazamuka ibimonyo byinshi cyane bikamubuza gusinzira. Mu magambo ye yuje agahinda n'akababaro kenshi wumva mu ijwi rinaniwe, yagize ati ibi bintu nyine bimbayeho amezi menshi arenga 7. Buri gihe iyo ndyamye ngize ngo ngiye gufata agatotsi cyangwa se ntuje ndi njyenyine nta kintu ndi gukora, njya kubona nyuma y'iminota itarenze 3 nkabona aho ndyamye biraje, kandi bikazamuka ari byinshi, ntabwo mba nzi aho bivuye. Biza ari uko mubibona byitwa ibimonyo. Ariko nyine kubera umunaniro mwinshi, hari igihe kigera agatotsi kakanyiba nkaba nasinzira aho simbyumve ko byaje. Icyo gihe rero iyo ntinze kubyumva, nabyo ntabwo bikomeza kuba ibimonyo, ahubwo birahinduka bikaba intozi. Iyo bibaye intozi birandumagura cyane, nkashiduka byandiye umubiri wose. Icyo gihe iyo mbyutse nsanga biri kundumagura, nyine ubwo simba nkisinziriye, mpita nicara nkabyitegereza gusa kuko nta kindi nabikoraho. Ariko nanone iyo maze kubyuka, nk'uko ntazi aho byaturutse, nabyo iyo bibonye nkangutse nkabyitegereza, birongera bikagenda kandi simenya aho bigiye. Mbona nyine bibuze, nkabona ku buriri nta kintu gisigayeho, ariko nyine simenya ngo bigiye he. Ubwo nyine byumvikana ko bigiye aho byari byaturutse. Mbese nakubaza, iyo biriya bintu bije kuriya bigenda gute? Iyo ukangutse bigumaho? Muri make dusobanura ibijyanye na biriya bintu tuba tubonye. Murakoze. Iyo bije biza ari uko nsinziriye mfashe agatotsi, iyo nkangutse bita bigenda. Iyo ukangutse bita bigenda. None se muri make nibwo ubuzima bwa buri munsi, ayo mezi 7 yose ibyo bintu binyuramo? Mbese nawe wagerageje kujya kwivuza? Nagerageje kwivuza ahantu henshi, inkuru yanjye irasakara ahantu hose. Naje guhura n'umusore aranganda muganiriza, anabambwira inkuru ye, ambwira yuko nawe yari afite umuntu nyine yahemukiye, umukobwa bakundanaga. Mu gihe cyo kubana baza kuza kumukatira, cyo kwita kumukatira mu Kinyarwanda, aza kuza kumuteza inzoka. We yaterwaga n'inzoka ikaza ari nzima, noneho yasinzira akaba ari iza, yakanguka ikabona kugenda. Aza kuza kundangira uwo muvuzi, nza kuza kumujyaho. Muri make abo wagiyeho bose bagiye bagupfunyikira, ibyo twita gupfunyikira umuntu, bakakuvura ntibigire icyo bitanga, imiti baguhaye ntigire icyo igufasha. Uwo muganga se uko yamukubwiye, wabonye koko ibi byaragize icyo bitanga? Yego, byagize icyo bitanga, yaramvuye. Usibye ko ubushobozi bwaje kuba bukeya,
ubushobozi. Mbese umusore wagukoze ibyo ngibyo ko wabashije kumumenya yaba abizi, mwaba muvugana, byaba bigenda gute? Muri make mujya muhura? Arabizi ko yaguteje iki kibazo. Wigeze umusaba imbabazi basi ngo ati mbabarira bino bintu bimveho birambangamiye, cyangwa wihagazeho nk'abakobwa bo muri iyi minsi? Oya, namusabye imbabazi, arambwira yuko nanjye namubabaje. Narambwira ngo reka mbanze numve. Hano hanze urabona ingesi hari y'abakobwa cyangwa umuco twadukanye cyangwa abagenzi bacu badukanye, ni ukuvuga ngo mbonye umusore ngiye kumuprofita amafaranga. Mbese abo ngabo cyangwa nyine ukuze ibyakugendekeye umukobwa mugenzi wawe wamugiriye inama ku bijyanye n'iby'abasore no kurya amafaranga? Nabagira inama yuko kutarihemukira abasore, bakazajya bababwiza ukuri. Mwumvishe inama tugire mugenzi wacu, twirinde kurya twinshi tutari utwacu. Muzehe nawe twakubaza mbese uyu mukobwa wawe ibyamugezeho yari uko yakoze ibyo byose yakubwiye kubera ko yaguze minerivare, icyo twita amafaranga y'ishuri, imibereho mibi, byatewe n'icyo kubibona wowe? Cyane ko akunda abakobwa twifata nabi. Umva, ikibazo nagize cy'umwana, ntago umwana ari uko yabuze minerivare. Narirukanga cyane ngashaka uburyo bwose natanga minerivare, ariko sinzi buryo ki uko yahuye n'icyo bibazo, uko byagendaga. Natangaga amafaranga, amuhereza amafaranga akagenda, ariko ikibazo cy'uwo mwana nyine abana sinamenye ibyo ki uko byamugendekeraga, ahubwo ngiye kubona mbona ari kuntera ibi bibazo. Inama se wagira abakobwa bakiri abatoya bawe ufite, tubwiye ko ufite abandi bana abo twasanze, inama wabagira cyangwa inama buri munsi uko mwicaye bagira ubaha urugero, ubagira ihe nama? Buriya abana bakagombye kumvira ababyeyi ibyo ababyeyi bababwira. Niba umubyeyi atanze amafaranga akamenya ko amafaranga agagoye, noneho no kugira ngo umwana aje kwiga akamenya icyo impemberi y'ibyo arimo byo kugira byazamugeza imbere heza. Ariko abana siko bimeze. Abana si wamenya si byo barimo, abana urabaha umuco ariko ntibawumva. Ngo ni viziyo ya kino gihe rero, nta mugabo ushobora kugira ibindi bintu yakora ku mwana ngo umwana arakora ibyo yishakiye. Nkuko muzehe bitubwiye ngo yabaciye amafaranga 200,000. Muri icyo gihe cyose muzehe akaba afite amafaranga angana n'ibihumbi 60. Kandi iyi ndwara ikaba ikuzahaje. Nyuma cyangwa mubizi abantu bose tugira umutima wo gufasha. Nkuko bimubona uyu mukobwa ukiri mutoya afite indwara imujahaje nkuko mwabibonye, tugiye gukora uko dushoboye turebe uko twamufasha, nidusanga ubushobozi bwacu ntacyo buri bugereho dushake nkuko dusanzwe dufasha abandi, nawe yivuze akirasuye mu buzima busanzwe. Mbese ni iki wumva cyonyine ubashije gukira ikintu wakora bwa mbere? Nabashimira. N'ibitose wari ufite bigashira. Urakoze cyane. Noneho ikintu twagusaba ayo mafaranga 60,000 murayafite? Hakaba haburaho amafaranga 120. Ayo mafaranga ngiye kuyabaha, tugende kuri uwo muganga turembe se icyo kintu yakivura kigakira koko ugasubira mu buzima busanzwe. Amafaranga yabahese byo tugende kwa muganga. Amafaranga muze harayafite, tugende ayo mafaranga aburaho ndayabishyurira, turebe ko bikunda ibyo bintu koko n'uwo muganga duhure nawe turebe nimba ibyo bintu akora bishobora kugufasha. Nk'umuntu wese ugira umutima nta kuntu utabazwa n'iyi nkuru. Abenshi muri mwe byababaje nk'uko natwe byatubabaje tukibona. Niyo mpamvu twemeye gufata urundi rugendo rutari rutoya twerekeza aho baturangiye uwo muganga bizeye wenda ushobora kubavura nk'aho ariyo mahirwe ya nyuma dusigaranye. Twafashe urugendo rutari ruto twerekeza aho baturangiye uwo muganga akorera, ku bw'amahirwe nyine tuza no kuhagera. Aha tugeze naho uwo muganga akorera.
Tukihagera twakiriwe n'umusore ukiri muto, tumubwira icyo twifuza, atubwira ko agomba kubanza kujya kubaza muganga akamusaba uburenganzira, dore ko aba afite n'abandi bantu benshi ari kuvura. Ariko nyine ya mahirwe ya muntu, muganga abasha kutwemerera tujya guhura nawe. Tukigera aho muganga akorera, yanze ko dushyiraho itara wenda ngo tumugaragaze kuko yari ari ahantu hijimye cyane. Akibona kamera yacu icanye yarahaduhitanye, atwangira gufata amashusho, adusohora nabi cyane ati mube musohote, mfite abandi bantu ndi kwakira, turavugana mu kanya. Twamwubashe tumuha umwanya, abanza kuvura abo yari ari kuvura, natwe tuba twiheje gatoya. Nyuma y'amasaha make amaze kuvura abo ngabo, yabasezereye barasohoka, noneho hasigara ikibazo cy'umurwayi wacu. Ariko nubwo twongeye kwinjira, nabwo ntabwo twemereye kumufata amashusho cyangwa se ngo tube twamumurika. Twakomeje kumusaba ko yatwemerera tugafata amashusho ndetse tukaganira, kubera ko twari dufite ikibazo cy'uwo murwayi. Nawe aza kubitwemerera, ariko atubuza gushyiraho itara, kandi mu by'ukuri ahantu yari yicaye hari hijimye cyane nk'uko mubibona. Nyine amashusho nuko yasaga, mumurika ntabwo byari byemewe. Uyu muganga mu kureba ikibazo cy'umurwayi wacu yagize ati uyu mukobwa yahemukiye umusore koko biragaragara. Nyuma y'uko amuhemukiye rero nawe yamuteje ibi bintu, kandi nyine bitari byiza, bidashobora no gukira nuko byagenda kose. Yongeye adusaba ko twadusohotse umwanya akabanza akamuvura tutareba, kubera ko ubuvuzi nyine haba harimo n'irindi banga rikomeye. Badusohotse gatoya tubaha umwanya, umurwayi asigarana na muganga ndetse na papa we, baraganira, muganga aramuvura. Ubundi hashize umwanya arongera twemerera kwinjira ngo tuza duha ibisubizo by'ibyavuye mu kibazo cy'umurwayi wacu yari afite. Tukimara kwinjira, ikintu cyadutangaje, twasanze umurwayi wacu yacitse intege kurusha mbere, ariko muganga akatubwira ko ikibazo cyakemutse, ko yamaze kumuvura. Umurwayi wacu kubera ko nta mbaraga yari afite, yasagwa agacuho araryama. Kimwe mu byatwemeje ko ashobora no kuba yakize, umurwayi yaryamye umwanya munini duhari, arya umwanya rwose atasinzira ngo agacuho. Muganga yatubwiye ati mureka asinzire, amaze amezi menshi adasinzira. Tuza wari uri kumbaza ngo iki gako? Ndi kubaza ubu twizere ko ikibazo yari afite, indwara yari arwaye irangiye burundu. Indwara yari arwaye yaryamaga iminota igeze kuri 3 asinziriye. Yego. Biriya bisimba by'imunyu bikamutera naryama iminota ashaka, aruka asinzire, ntibyongera kuzamuka. Ate gushimira ababyeyi kurana ibyo bintu wambaye mu maso, kurana ibyo bintu bihereza umusaza bifashe kurana. Ubundi mbere yaryamaga iminota myinshi kabitatu bikaba biramuteye, ariko ubu ngubu twahagaze amasaha arenga 4 aryamye ataricura, ndetse ubona ko afite ibitutsi byinshi cyane,
kandi koko nta kintu na kimwe cyamuteye. Twifuje kubaza muganga nimba koko ibi bintu birangiriye aha cyangwa se nimba nataha wenda bizagaruka, impamvu bitaje wenda bikaba ari uko byatinye muganga. Nyine ni kwa gushidikanya kwa muntu. Muganga mu kudusobanurira agize ati ibi bintu ndabivuye birakize ntago bizagaruka, ariko nubwo muhaye umuti nubwo muvuye bikaba birangiye, hari ikintu kimwe cya nyuma agomba gukora kugira ngo bitsindwe burundu. Icyo kintu rero yadusabye ko uwo mukobwa yazahamagara wa musore yahemukiye, bakazana aho ngaho kwa muganga bakabiganiraho, bakamusaba imbabazi, ubundi umusore yababarira umukobwa burundu, nibwo n'ikibazo cyabo kizaba gikemutse burundu. Muganga ku nama ye yagize ati bakobwa namwe bari mujye mureka guhemuka ngo murarikira iby'abasore cyangwa se murarikira n'ibindi bintu bitari ibyanyu, mujye murya duke mwifitiye, nimushaka twinshi mushaka imbaraga nyinshi, mumenye gukorera twinshi uko mutwifuza, naho ubundi nimukomeza kurarikira ibitari ibyanyu, nyine ni ibi ngibi bizajya bibabaho. mujye mukurizaho kudahemuka. Kwimuka nawe byiza ukumva wa musore we. nyuma y'aho ngaho nizera ko nta kibazo uzongera kugira. Tumaze kubona ko ikibazo kibaye nk'igikemutse, mu mitima yacu twishimye cyane kuko twumvaga ari ibintu by'igitangaza. Ariko twifuje kuba twaganiriza umukobwa ngo tumubaze ko yumva ameze muri we, tumubaze nimba yumva hari impinduka, ariko ntibyakunze ko tuganira kuko yari ananiwe cyane, yari asinziriye hahandi umukoraho ntanabyumve. Ariko nyine na muganga aratubwira ati nimumureka abanze aruhuke, amaze igihe kinini ataryama. Byabaye ngombwa ko tumureka ngo aruhuke, ubundi natwe dufata inzira twerekeza itaha, ariko twemeye ko tuzasubirayo kumushaka nyuma y'igihe gito cyane, tukareba koko nimba yarakize bya nyabyo, nimba ikibazo cyarakemutse burundu. Kwa gushidikanya kwa muntu kutabura nyine, twifuje kubaza amakuru kuri uyu muganga ngo twumve nimba koko yizewe cyangwa se nyine nimba ari babandi babyiyitirira. Ariko mu makuru twahabwaga atandukanye n'abantu batemeye ko tubafata amashusho, batubwiye ko uyu muganga koko ngaravura bya nyabyo, dore ko nk'iyo uri hanze y'igihugu utari mu Rwanda ushobora kumwohereza ifoto yawe, ukamwohereza n'amazina yawe, ibyo bimwohereza kuri WhatsApp, ubundi ukamubwira ikibazo ufite maze akaba yakuvura wibereye bwota amasimbi utarinze kumugeraho. Tukibyumva twumvishe koko ashobora kuba ari umuntu wenda ubizi cyane, nimba impamvu byaduteye imbaraga natwe turavuga ati reka tujye kumureba turebe nimba ari cyo yadufasha. Mu byishimo byaranze abari bari ahangaha bose, tukimara kubona ko ikibazo cy'umukobwa gisa nkaho gikemutse, papa we yagize ibyishimo byinshi biramusaga, aravuga ati umukobwa wanjye yari amaze amezi arenga 7 adasinzira, ibi ngibi ni ubwa mbere mbibonye. Yishimye cyane, ashimira muganga aramutakagiza, ariko nyine ntabwo nawe byabura kugushimisha kubera ko mu buhamya batanga baravuga bati ayo mezi yose arenga 7 ntabwo bigeze bareka kwivuza. Bivuje ahantu henshi hatandukanye, bagurisha amasambu yabo menshi atandukanye, agurisha amahene n'andi matungo atandukanye kugira ngo avuze umukobwa, ariko aho yamuvuje nyine hose bikanga. Kandi yarajyaga bamubwira ko ari umuganga uri bumukoreho bigakunda, uri bumuvure bikagenda neza, bityo bakabaca n'amafaranga menshi. Kubera ubushobozi buke bakagurisha imwe mu mitungo bafite ko babashe kuvuza uyu mwana. Batanze amafaranga menshi ariko bibi by'ubusa, umukobwa yanga gukira. Kuri iyi nshuro nibwo bahuye n'uyu muganga, abavuye nyine tubona hari impinduka zibaye, ibyishimo birongera bisaga umuryango. Umusaza papa w'umukobwa nawe yasoje agira ati rubyiruko bana bacu mujye mwirinda guhemuka kuko buri gihe nabi uyisanga imbere. Ibi bimpaye isomo cyane kuko nzi ko umukobwa wanjye namutangiraga amafaranga nk'uko bikwiye, sinzi ikintu yabuze rwose nkajya ku dufaranga tw'umusore kuko namuhaga buri kimwe cyose akeneye. Ariko nyine bibabera isomo n'abandi bose, abantu bose bazareba iki kiganiro bibabera isomo. Rubyiruko bana b'igihugu mwirinde guhemuka, ahubwo mubeho mubana neza, kandi noho umuntu isezerano ubashe kuryubahiriza. Niyo magambo y'umusaza yasoje avuga, ubundi ashimira Imana, ashimira n'abamufashije bose kuko yumvaga atangiye kwiheba, avuga ati ubuzima bw'umukobwa wanjye hari igihe nzabubura, ariko ubu ngubu n'akamwenyu ni kose ku maso, arishimye kuko hari igitangaza kimubayeho. Tumaze kubona ko ikibazo kibaye nk'igikemutse, mu mitima yacu twishimye cyane kuko twumvaga ari ibintu by'igitangaza. Ariko twifuje kuba twaganiriza umukobwa ngo tumubaze ko yumva ameze muri we,
tumubaze nimba yumva hari impinduka, ariko ntibyakunze ko tuganira kuko yari ananiwe cyane, yari asinziriye hahandi umukoraho ntanabyumve. Ariko nyine na muganga aratubwira ati nimumureke abanze aruhuke, amaze igihe kinini ataryama. Byabaye ngombwa ko tumureka ngo aruhuke, ubundi natwe dufata inzira twerekeza itaha, ariko twemeye ko tuzasubirayo kumushaka nyuma y'igihe gito cyane, tukareba koko nimba yarakize bya nyabyo, nimba ikibazo cyarakemutse burundu. Ubundi tukazabagezaho iyo nkuru ikurikira, tukababwira uko byagenze, nimba koko yarakize bya nyabyo. Dushimiye abantu bose mukunda inkuru za Gasaro TV, muri abantu b'ingenzi cyane. Tubane mu nkuru z'ubutaha, ibiganiro byacu nakagaruka. Turabakunda cyane.